Okay, noneho urimo kubona ahangaha nongeye ndagaruka mu kanya nyine kubera nayo ngiye gukoresha kamera ntabwo byaye gukunda. Urabona ahangaha ngiye nyimara gucokoza telefone nshyizemo password itariyo ihita imfotora. Nkwibutsa ko iyo gufotoye ntabwo ikoresha umurabyo, ikoresha kamera yayo ariko ntizanyemo umurabyo ku buryo umuntu uyifite atari bumenye. Uraza ukande next, numara gukora next ahangaha naho bareta bagusaba gukora next, sibyo? Ahangaha baba barimo kuvuga ngo ugomba kwishyura, sibyo? Kugira ngo ukoreshe ino system ugomba kwishyura, ariko twe twashakaga system y'ubuntu. Nawe ushaka kwishyura waza hano ukayikora hano continue ukishyura, kugira ariko reka turazamuka tujya hano hejuru muri skip, aba ariho twemeza. Nitumara kuhemeza okay, tuveho ubundi nitumara kuvaho ahasigaye ikintu turahita tuza hano muri for free. Okay, muri for free twemeze, batwereke ko tuzatuzanamo inzogera, twongere tuzamuke hariya hejuru. Okay, ibi ni ibintu byoroshye, iyi ni porogaramu nziza cyane ndimo ndakwereka. Okay, noneho ubwo ngubwo nitumara kugera ahangaha rero, aha naho harimo hano naho utuntu tw'ubwenge. Aha reka maze ngusobanurire nciye ahangaha ndi buhera aha turi buzamuke, turascrollinga tuzamuke. Ngiye kugusobanurira utu tuntu turiho hano. Akantu ka mbere barimo bakubwira ko kamera yawe bayifiteho access. Ahangaha niba ushaka kwishyura ikazajya ifata na video y'ahantu uwo muntu yagiye, nabyo barabigukorera hano ariko hano wakwishyura none uvuga ngo iyo ikagenda ifata n'ahantu uwo muntu yagiye. Noneho location irafunguye, ahantu telefone yacu izajya ibiri tuzatuba turimo kuhareba. Ahangaha noneho tugiye gukora, tugiye kwemezamo email dukoresha. Okay, uraza hano winjiremo, numara kwinjiramo ikintu uri bukore uri buhite ushyiramo email wowe ukoresha. Iyi ngiyi ahangaha uri bwandikemo email yawe ukoresha. Okay, buretse ahangaha uri bushyiremo email yawe ukoresha, Gmail bazajya basendingaho ubwo butumwa. Okay, turaba turetseho gato, kanze nkwereke uburyo ushyiramo email yawe, ikintu uri bukore. Okay, urarindira gatoya mu gihe ukirindiriye ko connection zijyaho, nkwibutsa gukora subscribe kuri Toso the Baba. Okay, noneho ahangaha turi buhite twemezamo email twe dukoresha. Okay, email niyo uri buhite wemezamo. Ubwo ahantu uri bukure email kugira wahazemo email uri bukande hano hejuru. Urakanda hano hejuru, urabona hari off, uri bukande on gafunguke. Okay, gafunguke. Noneho hasigaye ubwo ngubwo biraba bibaye birangiye. Okay, biraba bibaye birangiye. Noneho dutangire tube turimo gukoresha phone yacu, tuyikoresha neza cyane. Umuntu wese udutwariye telefone tujye tuhita tumenya ahantu uwo muntu ari. Okay, nkuko bisanzwe ni Toso the Baba, bakwereka uburyo uzajya ufata telefone yawe ku buryo nta muntu wayiba, ku buryo ahantu hose izajya ibiri uzajya uyibona neza. Hari umuntu se bibaza ahangaha impamvu ati okay, noneho ahangaha kangusobanurira. Urabona ya email yanjye yamaje kuba yageramo. Ubwo ngubwo ikintu tugiye gukora, tugiye kwita dukora hano continue. Okay, tujye dukora continue. Ibi bintu ntago bisaba internet, wowe icyo ukora nuko ino app iba iri muri telefone yawe, ahasigaye ubundi hagashya, akaba nta muntu wakwiba telefone yawe. Dore ngiye hano ya email yanjye yamaje kuba yageramo hano. Ubu ibintu biri seri. Urumva noneho bahise reka nze nkwereke, guma ku murongo nze nkwereke. Urabona ngiye namaje kuba nashyira ino app muri telefone yanjye, yamaje kuba yageramo. Noneho wibuke neza cyagiye nkubwira ngo ngiye kuva kuri kamera, navuye kuri kamera kuza telefone yanjye, ariko bahise bampa notification, kandi notification iva kuri email. Reka nze mbikwereke. Ni ukuvuga ngo bo bahise bampa yuko hari umuntu wacokoje telefone yanjye, bahita babima kuri email. Dore ngiye hano email, ngiye hano notification. Okay, turi bwinjiremo uhita ureba ifoto bampaye umuntu wacokoje telefone yanjye. Ahangaha mbere barimo okay,
Okay, reka nze nkwereke clock. Okay, dore ngiyi hano, sibyo? Ngiyi hano, dore ngiyi hano. Nuko ino video nyikoze ntafiteho interinete. Iyo mba mfite interinete byari guhita bikunda kuko nyikoreze ntaragira interinete, ariko urabona nyine ni ibintu bikunda bagahita baguhereza umuntu wacokoje telefone yawe. Urimo kubona iyi ngiyi niyo ihita ikohereza umuntu wacokoje telefone yawe. Iyi ngiyi ahasigaye bikore nawe ugerageze, ariko nkwibutsa ko uzajya wandika muri comment ukambwira ko ibintu naguhaye ko birimo birakora. Iyo ngiye ko ibintu naguhaye birimo birakora, bituma nyine ngira motivation yo gushaka ibindi byinshi cyane nkuha. Noneho hari icyo nshaka kukubwira, ndashaka kukubwira ko mu kanya ngiye kuguha indi video irimo kuvuga ukuntu umuntu ashobora guhagarika kurya umuriro kwa telefone ye no kumara interinete. Niba wumva ibyo bintu bishaka, andika muri comment, asigaye nze dukora akazi. Ciao ciao. Okay, reka manze nkwereke. Urabona igihe nacukuzaga telefone, dore ahangaha niho amafoto yahise yirisevinga. Uyu nguyu niwe muntu acukuzaga phone. Okay, sawa, ciao ciao.